mbese wari uzi yuko ibyo ukora uzabisanga imbere? mbese wari uzi ko ibyo ukora buri munsi ari byo ubona imbere? ijambo ry'Imana hano mu Bagalatiya igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 7 aravuze ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Imana itugirire neza. icyo umuntu abiba nicyo asarura. iyo umuntu ahinze akabiba amasaka asarura ayandi. iyo umuntu ahinze ibishyimbo asarura ibindi. iyo umuntu ahinze urutoki asarura urutoki. iyo umuntu ahinze agahinga imyaka igiye itandukanye, agahinga ibigori asarura ibigori. iyo umuntu ahinze amashaza asarura amashaza. icyo umuntu abibye nicyo asarura. iyo umuntu ateye voka asarura voka. ntabwo umuntu atera ibishyimbo ngo asarure amasaka. ntabwo umuntu atera insina ngo asarure amapapayi cyangwa inanasi. ahubwo icyo umuntu yabibye cyangwa yateye nicyo asarura. burya ibyo dukora, iyo turi gukora ibintu tuba tumeze nk'abari kubiba, tuba tubiba. iyo dukora imirimo buri munsi, ibyo turi gukora buri munsi, umunsi ku wundi, buri munsi ibyo twigwa dukora tuba tumeze nk'aho tubiba. ibyo ukora uba uri kubiba. ibyo wakoze warabibye. mbese wakoze iki? wabibye ibiki? n'ibiki wakoze? n'ibiki ukora? reka mwibutse yuko ibyo ubibye ari byo usarura, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. iyo ukoze neza uzasarura ibyiza. niba warakoze neza uzasarura ibyiza, kandi niba warakoze nabi nabwo uzasarura ibibi. uri gukora neza, witegure gusarura ibyiza. uri gukora ibibi, witegure gusarura ibibi. ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, ngo icyo umuntu abibye nicyo asarura. iri jambo Pawulo abwira Abagalatiya yashakaga kubahugura, ababwira ngo nubwo musenga ntimwiyoberanye. njye nshobora kubwira umuntu nkamubwira ngo ndamukunda ariko ntamukunze, ndi kumuryarya. ariko Imana ntabwo bayiryarya, kuko Imana ibasha kureba mu mutima w'umuntu, ikareba no mu ndiba y'umutima w'umuntu. hari ibintu Imana ikuziho wewe utiyiziho, kandi hari n'ibyo Imana ikuziho weho wiyiziho. kubera ko Imana ibasha kureba mu mutima wacu izi biri mu mitima yacu, ariko kuko ireba no mu ndiba, mu isoko y'umutima, twebwe ntabwo tumenya ibibamo, ariko yirabizi. ntabwo Imana ibeshywa, ntabwo Imana bayiryarya, ntabwo ari umuntu, irirebera. niyo mpamvu iyo usenga Imana uyikunda, ibibizi kuyikunda, ibibizi kuyisenga uyikunda. kandi niba usenga Imana unayiryarya, irabizi kuyiryarya. ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyushye ngo kandi ngo udashyushye ngo ubire, ngo ukabura akazu yaze, ngo cyangwa ntuhoreka ukabura akazu yaze, ngo ndakuruka. niba hari ikintu Imana yanga kuko bayisenga bayiyoberanyaho. Imana ishaka ngo uyisenge umaramaje. Imana ishaka ngo uyisenge hata nta bindi bintu uri kwepa wihishamo. Imana ishaka ko uyikunda yo yonyine. ntabwo Imana ishaka ngo uyisenge nurangiza mu gitondo ujye mu bapfumu. ntabwo Imana ishaka ngo uyisenge ngo uve kuyisenga uri kujya gutegura gukora ibibi. hoya, ntabwo ari byo Imana ishaka. ikiruta nuko wamanza ukikorera ibibi ukamaramaza.